tuganire mu buryo buri serious kandi tuganire nk'abantu bakuru, tuganire uburyo ibintu biri gukorerwa uyu Vestina, Ishimwe Vestina ku mbuga nkoranyambaga. Ego ndabyemera, ejo hari itangazo cyangwa se hari ibaruwa twabonye bigaragara ko ariwe wayiyandikiye anayinyujije ku mbuga ze nkoranyambaga ko ngo abayeho mu buzima butari bwiza, ndetse ko ngo yagize amahitamo mabi, ariko kandi ngo yarize, ngo yigiyemo byinshi, ngo ubutaha niyongera guhitamo azabanza yige ku muntu bazabana, anige no ku muryango we. Kugeza aka kanya ntabwo turabona statement cyangwa se ikiganiro yakoze abivugaho, anavuge n'impamvu yanditse ariya magambo. Ibi rero nk'aba influencers na bamwe mu banyamakuru ntabwo biduha uburenganzira bwo gutangira gucukumbura ibintu tutazi, tugatangira kubaha ku rugo rw'umuntu. Hari ibintu byatangiye gusa nkaho bikabya muri iyi nkuru ya Vestina, aho usanga amatitire noneho ari asebetse ngo imipuri ngo ye biriya bintu nubwo yaba atasenye, bibaye tubitwaye muri ya context y'abahanzi bajya bitwikira kugira ngo ibihangano byabo bagiye gushyira hanze birebwe, kuko numvishe ngo hari projet ihari bafitanye na Dorcas ngo y'indirimbo bita n'indirimbo nshyashya bagiye gusohora. Iyo ndirimbo rero byanashoboka yuko biriya bintu byagiye hanze hagamijwe kuyitwikira, ariko hari igihe ushobora gutwikira indirimbo nka kuriya nk'uko n'abandi bahanzi babikora, abantu bakubaha ku rugo rwawe cyane bakarujabata mu buryo bukabije, ugasanga noneho bibyaye amakimbirane yatuma usenya bya nyabyo. Ntabwo ndi hano nigisha akazi abantu uko bagakora, ko buri wese aba afite uko akora akazi ke, ariko nibura twubaha urugo rw'umuntu. Nk'iyo uvuze ngo hari amashusho ngo ufite ngo y'ibyabereye ngo muri hoteli, ubwo ngo kandi ngo umugabo we ngo yabimenye, ibi bintu ni ibintu bikabije pe. Ayo mashusho aba yanahari, usibye yuko ntekereza ko ntayo, kuko nta hoteli iyo ari yo yose muri policies cyangwa se mu mahame n'amabwiriza ya hoteli nta muntu wemerewe, nubwo haba hari cameras muri entrance no kuri reception n'iki, aho hantu ho haba hari cameras. Ariko se ayo mashusho y'ibyabereye muri iyo hoteli, ibyaba byabaye ibyo ari byo byose byakorewe kuri reception, ibyaba byabaye ibyo ari byo byose byakorewe kuri entrance ya hoteli, ko ariho hantu haba hari amakamera. Tuzi ko muri hoteli nta kamera ziba mu byumba, nubwo byaba by mistake, iryo ryaba ari ikosa rya hoteli, yahanwa byihanukiriye. Bivuze ngo nta hoteli yakora ikosa byo gushyira hanze vie prive cyangwa se privacy y'umukiriya wabo uwo ari we wese. Rero kumbwira ngo hari amashusho ngo dufite ngo y'umupuri, ibi bintu mana yanjye ndi no kubisoma nkumva amenya aranandiye, nkumva amaso aratonekaye usomye ibi bintu ngo amashusho ngo y'umupuri ngo Vestina, ngo noneho ngo nibyabereye ngo muri hoteli. Koko tuvugishije ukuri, hoteli aba bana barayemo nta nubwo bararana, kuko none se ko yajyanye na murumuna we baramutse banagiye mu cyumba barara mu cyumba kimwe, banajyana na manager wabo. Uyu manager wabo we tunamukure muri ibi bintu, nubwo nabonye hari abantu bashaka kumwubahuka ari we Emile, hari abantu bashaka kumwubahuka bakamuhuza n'ibi bintu byanditswe ejo yuko ngo hari ukuntu ushobora kuba byaragenze. Ibintu biravugwa pe, ushobora kubicaho nk'urwenya, urumva. Ni nayo mpamvu ugiye nkoze kino kiganiro, kugira ngo nimba hari n'umuntu uri buze kukireba ufite umutima mu brage mu binde, ariko kuza ukicara ukemeza ibintu kandi ushize amanga, uri na seriye cyane,
urimo urangiza izina ry'umuntu, urimo uranamwangiziriza urugo. Ngewe reka nibura mvuge yuko biriya bintu nimba ari Vestina yanabyanditse, birashoboka ko yaba ari gutwikira indirimbo ye, kuko abahanzi, abastar n'abandi bajya bicara panga pranka, ikintu kimeze nka pranka gisohoka mbere yuko bashyira hanze umushinga wabo. Aba bakobwa bari kuririmba muri Canada, usibye kubashakira ibintu inkuru ziri negative zo kuvuga ngo yaguye igihumura kuri stage, ngo yananiwe kuririmba, ngo ubanza ngo atwite, nabyo mukabivuga mu buryo butari bwiza, ngo yiciwe n'inzara muri Canada. Nizo nkuru zavugwaga gusa. Nta muntu twigize tubona yicara ngo atere kamera avuge ati baririmbye neza rwose, abo bakobwa bafite n'ubutumwa bwiza rwose, ahantu baririmbye bafashijwe. Ahubwo twagendaga tubona negative comments, negative videos zivuga ibintu bameze nkaho bari kubashyira hasi. Sinzi nimba ari ishyari, sinzi nimba ari n'umutima mubi, ariko hari byinshi byiza aba bana bakoreye muri Canada, harimo no kuvuga ubutumwa bwiza twakabaye twaravuze, kuruta kubicarira ugasanga utangiye gusohora video ngo si nguyu ngo hano yararyamye ngo inzara yamwishe ngo nta kirya, undi ngo si. Tuvugishije ukuri, ubu muntu wabashije kubona amafaranga yo gutega indege ijya muri Canada, akibonera amafaranga yo kwishyura hoteli yo muri Canada, yabura amafaranga yo kurya koko? Iki kintu tugitekerezeho. Ese kuba abantu bagenda bakajya muri Canada bakaririmba ni ibintu, ntabwo ari ibintu bwakeye ngo bahite batega indege bagende. Ntabwo gutega indege arimo kubyuka ngo uteze bisi ijya mu ntara. Ibi ni ibintu bitegurwa, ukabanza ugasaba n'ibyangombwa n'amaviza n'ibiki. Ibi bintu byose byarateguwe, bibagirwa gutegura amafaranga yo kuzarya bariyo. Ubwo ndi kugerageza guflashinga back ngo ngarure ibintu twagiye tubavugaho ibi bintu. Ubu nibwo nabitekerejeho mbona ko aba bantu bashobora kuba turi kurengera. Abantu bo kuri social media zo mu Rwanda, sinzi nimba ariho gusa n'ahandi bihaba, ariko tujya turengera kandi tukavuga ibintu bibi gusa ku muntu. Hano singiye kwitambika ibyanditswe, iriya letter yanditswe bigaragara ko yaciye kuri account ya Instagram. Sindi bujye kwitambamira ngo nitambike njye gusheta gatuza nemanga ibintu ntazi. Birashoboka ko rero wabyiyandikiye, usibye ko urabutumwa isa nabukuraho, ariko kubyandika ntibisobanura, kuko mu bantu yavuze nta hantu yigeze avuga ikintu yaba yarapfuye cyangwa se cyaba cyarateye ikibazo mu rugo rwe, nimba ari narwo yavugaga hariya. Ariko abantu bahise bazamura ngo ubwo buriya ngo yabonye undi mugabo muri Canada. Abandi bati hari ibyabaye uriya, hari ibyakoreye muri hoteli muri Canada ngo bafite na video. Ariko basha kereka nimba wari uri kumwe n'uwo muntu, iyo video akaba ari wowe yifata, tukavuga ati wifatishije telefone yawe cyangwa kamera yawe, ukaba uzi neza wanemeza ko n'ibyo bintu byabaye uhari, wabyiboneye n'amaso yawe. Ariko kumbwira ngo wabonye video ngo zafashe na CCTV, ako CCTV kamera muzi ibyo ari byo? CCTV kamera ziba muri hoteli, mu byumba bya hoteli, izo ni CCTV zahe? Koko mutwikire ku bindi pe. Ushobora kuvuga ati yenda birashoboka yuko yakreye iyi saga yenda ashaka kwigumira muri Canada. Ibyo ukaba wabivuga, ibyo si n'igisebo rwose, kuko n'abahanzi benshi bajya babikora. Ariko witondagira umuntu unarenga umupaka, utondagira urugo rwe, ugatangira kuvuga ngo wabonye ngo umupuringi byakorewe muri hoteli. Ese we muzi yuko uyu mugabo wa Vestina nubwo atumva ikinyarwanda, utekereza ko adashobora kugira abajyanama bashobora gusesengura bakamubwira ibintu biri guca ku mbuga nkoranyambaga? Ugasanga aguye nko kuri video nk'iyi yakozwe
akavuga ati ibi bintu akaba we yanabifataho sera akavuga ati buriya wasanga hari ukuri kubirimo, ugasanga bitangiye kubyura amakimbirane hagati ye n'umugore we. Abasitari baravugwa pe, ibi byo baravuga, natwe twabakoze ibiganiro twabavuze n'ubundi kumuvuga pe. Umusitari aravugwa ntiwanabikumira, iki cyo ntibishoboka, ntiwanakiregera umuntu ngo umuntu yamvuze ndi umusitari. Ahubwo umuntu ashobora kukuregera ibyo wamuvuzeho ibyo ari byo rwose, wakabije ukarenga umupaka, umuntu yanakurega. Kuba ari umusitari ntibisobanura ngo tumuhutaze tunamuhohotere, duhohotere n'abari hafi mu muryango, harimo n'uyu mugabo we. Hari n'izindi nkuru nabonye ngo yajyaga ngo ajya kumuca ngo inyuma ngo Kabeza ngo muri alimentation. Izi nkuru ntabwo Vestine agisohora iriya statement cyangwa iriya baruwa twabonye, tutaranamenya neza nimba ari kuwe koko wayanditse, tutaranamenya nimba yarayanditse koko akomeje cyangwa nimba ari prank ari yibereyemo. Ntabwo iriya baruwa ikijya hanze ari bwo umugabo wa Vestine yahise afata initiative yo guhita ajya kumuca inyuma. Kuki izi nkuru zije ubu ngubu? Kubera iki? Ibi ni ibintu bigaragaza yuko hari ahantu tujya dukora ibintu, ngewe nimba ari n'ahantu nakoze amakosa muri ibintu bya Vestine, rwose nsabye imbabazi pe, mbisabiyemo imbabazi, kuko ndi kubona ibi bintu byarenze umurongo, byabaye ibindi. Uyu mwana turi kumuhohotera, turi no kumwica. Nimba bigezeho kuvuga ngo ngiyi video y'umupuri we, ngo video y'umupuri we, ariko uzi ko mwubahuka umupuri wa Vestine kutajyanye nawe, nubwo waba warajyanye nawe ntiwaba wararanye nawe mu cyumba, nubwo wararana nawe mu cyumba ntiyarara ukwereka umupuri. Ubwo sinzi n'icyo ari cyo, ubwo ndi kuvuga gutyo gusa. Iyo video uyifite ute? Mu buhe buryo? Wayihawe nande? Wayikuye he? Noneho ukarenga ngo nibyahabereye. Buriya ushobora kuburaga rwose ukamusereza ati buriya ushobora gusanga igifaransa cyamunaniye. Ibyo si ugusebanya no gusereza bisanzwe mwe bya gisitari, ibyo numva nta kibazo kirimo. Ariko iyo bigeze aho umuntu wubaho ukinjira mu buzima, n'ibice by'ibanga by'ukajya utangira kubisesengura, hano biba byapfuye, biba byarenze umupaka. Rwose musigeho, mureke kumuhohotera uyu mwana, kuko munarebye nabi yabarega. Kandi nanjye nabarega pe, ureke na Vestine n'uyu mugabo we yabarega. Nubwo ngo yamenyereye ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga, yewe nakaga gushakana n'umusitari. Uzi kujya hora wisanga mu bintu kajya basesengura n'ibyo wariye, ati buno mu gifu cye twatunzemo itoroshi harimo ibirayi n'ibitoki, ubu rwose nibyo yariye. Hari umuntu wanyandikiye mu gitondo arambwira ngo ibintu byo kuri social media ngo birasaba gutega agatuza. Social media byo utanateza agatuza ntibyavamo, ariko watega agatuza warorera. Ega n'agatuza umuntu aba atega n'umubiri karababara. Ntago ari buri nkuru yose ushobora gukora inkuru rwose ukanserereza, it's fine, ariko hari aho wagera ukaba warenze umurongo. Harimo n'ibindi ndimo ndavuga ngo umupuri, ariko mwarasaze ngo ngiyi video ntunayerekane. Ese bwo yabihari bikurebaho iki? Kubwo bwaba ari ubuzima bwitebwe. Ubu se wowe ibyo ukora byose twaba tubigaragaza tukabishyira hanze? Reka tuvuge yuko yenda biriya bintu ari wabyiyandikiye, yenda yaranagamije no gutwikira iyo ndirimbo bafitanye na murumuna we Dorcas. Ariko ku rundi ruhande ni byiza pe, biranakorwa n'abandi basitari barabikora, ariko yaba yakinnye nabi nawe
gukinira ku rugo rwe cyangwa se gukinira ku bintu bijyanye na relationship ye, yaba yabikinnye nabi no waba yamugiriye inama yaba ari umwanzi we pe. Kuko ngiye by'aka kanya ndi hagati na hagati, ntabwo nzi nimba koko biriya bintu Vestina yabikura mu kanwa akabyiyandikira. Simbihamya kuko aba bana ni abana bagiye babaho ubuzima bwabo buri kure y'itangazamakuru cyane, ibintu by'amatiku ngo none se ko bigaga wigiraga ubona ngo byagenze gutya na kuriya, usibye kuza bakavuga ngo ikintu cyenda abantu bakagisesengura, ariko hari ukuntu ubuzima bwabo babushyize kure y'itangazamakuru cyane, na manager wabo yarabiharaniye arabisigasira nabigeraho. Congratulations to Emirene, rwose turanabigushimira. Ariko ibintu bitangiye kwaduka kuvaho Vestina ashakiye, hasohoka ama episode buri munsi. Bino bintu biri too much. Nari niteretse rero mvuga kuri icyo kintu, mboneraho n'umwanya tukiri ku ngo z'ibyamamare ziri gusenyuka. Numvishe bivugwa ko kandi uyu Muyango na Kimenyi ngo bamajije guhabwa divorce. Ngo rwose certificate za divorce ngo baraziraranye, nibivugwa ko ngo ibyari biri kuvugwa inyuma y'amarido bimwe byaciyeho, wa muyaga waciyeho abantu bakajya bavuga ngo umusigaho sibyo, buriya ngo muri divorce byo goza yari iri mu nzira. Aba bombi Kimenyi na Muyango bamaze igihe bataba hamwe. Twabonye ibimenyetso ku mbuga nkoranyambaga, nubwo hari aho Muyango yaje kwizihiza kumwifuriza isabukuru nziza y'amavuko, anavuga yuko akimukunda ndetse yamukunda cyane, ariko nyuma yaho umwe yaje guhagarika gukurikirana undi ku rubuga nkoranyambaga, ni na Muyango wabitangiye, aramwanifollowinga, hanyuma anasiba n'amafoto yose ari kumwe na Kimenyi. Nyuma Kimenyi nawe aza gukora unfollow kuri account ya Muyango, ubwo nawe sahagarika kumukurikirana, aricyo abantu bashingiye bavuga ati burya bya bintu byaba abantu biri seriye. Kuri ubu rero nabwo hari amakuru avugwa, sindi buyemeze, avugwa ko aba bombi bamaje guhabwa gatanya. Ngo bamaje guhabwa gatanya, ubu rwose ngo umubano wabo bawushyizeho iherezo. Izi nkuru rero zisohotse muri iyi minsi ibiri ikurikiranya. Ejo nibwo twabonye iriya nkuru y'ibaruwa yakuye abantu umutima, inatera igishyika cyane, ya Vestina avuga yuko abayeho nabi. Abenshi banavuga ko ngo ashobora kuba agiye gutandukana n'umugabo we. Tumenya n'indi nkuru ya Mutesi Jolly nayo ivugwa ko yaturutse mu gihugu cya Tanzania, nayo bivugwa ko ngo ashobora kuba yatandukanye n'uwo bivugwa ko ngo bari mu rukundo, uriya Rugumi Hassan, ubwo ni umusitari wundi wa kabiri. N'uyu munsi hazi ya Muyango na Kimenyi ko bongo rwose na divorce ngo yamajije gutanga. Nizo nkuru rero ziri mu bastari kubijyanye n'ingo zabo cyangwa se n'urukundo rwabo, muri relationship y'abastari nuko bihagaze. Nibyo bintu birimo biravugwa kuri iyi mihanda, ariko kandi tunasenga cyane kugira ngo Imana ibakomeze kandi bakomereze amaboko muri byose. Ndabashimiye cyane rero wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha, nawe utarayikora kanda aho ngaho ku mukara kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka duhure muri video kurikira, nakagaruka. Bye.